naguye ibirahure agiye gushyingurwa uyu Kerema. Ukibaza se uyu Kerema umuntu waba waramuteje ibi bintu byo kwiyahura yanamwohereje n'abantu bajya kwangiza imodoka ze. Kwangirika kw'imodoka ye bifite aho bihuriye, bivuze ko bifite aho bihuriye n'urupfu utamenya ngo. Bamwe mu bantu babaga baraho ku kibuga bajyaga bavuga ko ngo Kerema hari abantu afite amadeni, kugeza hari n'umuntu wandiye urwara ndimo niganirira ambwira ko ngo Kerema hari umuntu afite ideni rya $1,200,000. Ntibishoboka, amadeni ntabwo yatuma wiyahura, ariko akenshi bakavuga yuko abavuga yuko Kerema bashaka kuba baramugambaniye cyangwa se ufite ibintu utamenya bizikwicara. Ariko se waba ushaka umwanya w'umuntu wajya kumubirandura muri buriya buryo? Ibivugwa bishobora guhura bishobora guhura n'ukuri. Imvaho nshya yari iriyo yaganiriye na Fata ku mavuta, ariko Fata ku mavuta aragira ati nyamuneka hari abanyiyitirira bagasaba abantu amafaranga bababwira ko ari ngewe Fata ku mavuta. Abantu tuba basirimu pe, tuba basirimu. Ni gute umuntu w'umugabo cyangwa se sinwamenya niba n'umugabo niba n'umugore nabikora yitirira umuntu, ariko ni gute umuntu abyuka mu gitondo akajya kwitira umuntu kugira ngo abone ukuntu abaho? Cyangwa se Fata ku mavuta nawe n'indi content yabonye avuga ati reka ibi bintu bivuge kugira ngo mprovoke n'abantu, erega nawe bakeneye kongera kugira ngo avuge. Yadukanguka tukamenya ngo abantu bari gushaka amafaranga mu buryo butandukanye. Umuhanzi Ruti Joel ku buryo yaguze imodoka yari ya Ivan Buravan. Wumve ko iriya modoka yari ikiri kwa Buravan, yari giparitse iwabo mu rugo kwa Buravan. Mu kuyigura Ruti Joel yagiye kwa Buravan, sibyo? Imana imuhuruhuko ridashira Buravan. Yagiye kwa Buravan ayisabira papa wa Buravan. Za Jay Polly yambaraga amashanete, ndatekereza ko bigihari. Biracyari cyane. Tukumva nk'ingofero wenda Jay Polly yaguze nk'ibihumbi 10, tukumva ko hari umuntu wayiguze miliyoni. Iyo miliyoni yafashe abana be. Kuko iki kintu tutagitekereza. Jay Polly afite abana 2. Kubera iki inkweto yambaraga ya Jordan cyangwa se inkweto ya sneakers yambaraga mutayizana ku isoko? Umuntu ayigura ibihumbi 500, ayigura amadolari 500, 700, igihumbi cyane rwose. Why not? Amafaranga agirira abana be nduzi ko bageze no mu mashuri makuru, mu masegonderi, kugira ngo amafaranga be yabafashe. Yo mu Butaliyani Maradona yari yaragujije amafaranga, noneho iyo banke yafashe imita ya Maradona, baravuga ati Maradona he is a superstar, yatwaye igikombe cy'isi cyo mu 1986. Kubera icyo umuntu tutafatiye imita yambaraga ngo tuyishyire ku isoko turebe amafaranga yavamo ko tutakishyura mu madeni yaradufitiye. Kuri imodoka ya Buravan bita Nkongi cyane yaguzwe na Ruti Joel, yayiguze ni wabo wa Buravan, bigizwemo uruhare na papa wa Buravan we mwemereye wamuhaye uburenganzira mu kugura iyi modoka. Bazari mu wako ya RIB. Yego gukomeza. Nkwahoze ari inshuti cyane magara witwa Pazo, bagiye bapfa utuntu tugiye dutandukanye kugira ngo batandukane. Iyamhano sinkuciye mu ijambo, Ryamana aragira ati byabaye ihohoterwa rikomeye kandi ribabaza. Ryamhana avuga ku byo Pazo yamukoreye. Ishimwe Rikari rero akaba agirana ibibazo na Kasuku. Uyu Ishimwe Rikari rero yaje kwitabaza urubuga rwa X ari rwahoze ari urwa Twitter, yitabaza umukuru w'igihugu His Excellency PK. Eyo Broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Turongeye turagarutse, by'umwihariko tugarutse Big Man. Tuyite muri Sunday Night, tuyite cyangwa tuzayihe izina kuri umwaka urangira. Ndagira Sunday Night uyu munsi uko nabivuga, it's a Sunday night for real. Sunday night. By'umwihariko ndagarutse ni B1 promoter, ndi kumwe na GB. Bantuhuriza abakunzi ba Truth TV Rwanda. Nongeye kubasuhuza abavandimwe aho muhereye mwese, yaba mu Rwanda yaba hanze yarwo, kanize ko mumeze fresh, ndetse n'abantu bakomeje kudushyigikira ndetse no kudukunda no kureba ibihangano byacu, turabashimye cyane, ndetse n'abantu bakomeje gukora subscribe kuri Truth TV Rwanda. Imana ikomeze baho umugisha, ndetse nawe utarayikora wibuke kuyikora. Yes. Ejo bundi umukunzi wacu ahirutse kurara areba zino content dukora, anyohereza screenshot arambwira ati ndaye mbareba. Si ikintu cyo gushimira se? Nukuri pe, nuko. Reka mbabwize ukuri, niba utureba reba ikiganiro cyacu, niba ari iminota 15 ntago ari iminota myinshi, ukireba ukirangize, bitari bya bindi byo kukireba umunota umwe. Ikindi kandi nawe maze kubona ko no hanze y'u Rwanda ni Burayi abantu bamaze gukomeza kudushyigikira, turabashimye cyane. Barimo baradushyigikira. Reka tubashimire.
Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Turimo twihuta, aya makuru se ntitwayatangira, twakomeza nta kibazo. Reka duhera aha ngaha mu rukerera aho Kerema ngo yaragiye gushyingurwa. Kerema inkuru ze twayigarutseho, wigisha imodoka, wavuga ko ngo yiyahuriye muri Muhazi. Imodoka ze zamenaguwe ibirahure agiye gushyingurwa uyu Kerema. Ukibaza se uyu Kerema umuntu waba waramuteje ibi bintu byo kwiyahura yanamwohereje n'abantu bajya kwangiza imodoka ze? Ukibaza iki kintu. Ibintu by'urupfu rwa Clement n'ibintu byo kwangirika kw'imodoka ye bifite aho bihuriye, bivuze ko bifite aho bihuriye n'urupfu utamenya ngo amakuru. Ariko nje nkikurira amakuru y'indani, kuko muri iyi minsi narindi mu bintu byo gushaka perime. Reka nkubwize ukuri, nagereraga ahantu ziriya modoka za Clement zakoreraga akazi, urumva nabaga ngana n'abantu bose. Iyo ngeze ahantu ngenda umunyamakuru mba nshaka kuganira, bamwe mu bantu babaga baraho ku kibuga bajyaga bavuga ko ngo Clement hari abantu afite amadeni, kugeza hari n'umuntu wandiye urwara ndimo niganirira ambwira ko ngo Clement hari umuntu afite ideni rya 1,200,000. Ariko se ukibaza, waba ufite ideni rya 1,200,000 cyangwa se ufite abantu benshi amadeni, byatuma wiyahura? Ntibishoboka. Amadeni ntabwo yatuma wiyahura, ariko akenshi bakavuga yuko amakuru agiye ngenda numva abavuga yuko Clement bashaka kuba baramugambaniye cyangwa se ufite ibintu utamenya bijyanye biranashoboka. Ni nk'ukuntu uba uyoboye nka koperative, hakaba ari nk'abantu muri kumwe muri koperative mu itsinda ry'abayoboye, bakaba bashaka nabo kwicara kuri uwo mwanya wawe. Ariko se waba ushaka umwanya w'umuntu wajya kumubirandura muri buriya buryo? Erega abantu bose ntabwo ari ko bagifite imitima, ngiye niko nabivuga. Ntabwo ari ko abantu bose bameze ari beza, ntiwamenya. Gusa bishobora kuba binabyo ibyo ibivugwa bishobora guhura n'ukuri. So ubwo rero ntabwo wamenya, wenda n'ubugenzacyaha nabwo buzakomeza kubikurikirana, hazakorwa iperereza. Ndabizi neza yuko polisi y'u Rwanda nayo ku makuru cyangwa se muri investigation bitwara neza. So twizeye ko ubutabera bw'u Rwanda buzakurikirana iki kibazo, tuzamenya amakuru mazima uko yaba ameze, ndetse tuzamenya n'abantu bashobora kuba baramenye ibirahure by'imodoka ye. GB, turimo tuganira kuri aya makuru y'imyidagaduro, ngira ngo subu ntitwakurikizaho inkuru yafata ku mavuta. Fata ku mavuta ejo bundi mu igororero rya Nyarugenge rya Mageragere, minisitiri ntago ndimo ndabikurura neza, ariko hari abayobozi bashinzwe amagororero bagiyeyo muri gahunda yo kwemera ibyaha, kugira ngo wemere icyaha ugisabira imbabazi utahe vuba. Imvaho nshya yari iriyo, yaganiriye na Fata ku mavuta. Ariko Fata ku mavuta aragira ati, nyamuneka hari abanyiyitirira bagasaba abantu amafaranga bababwira ko ari ngewe Fata ku mavuta. Rero Sengabo Jean Bosco wamenyekanye ku izina rya Fata ku mavuta mu igororo rya Nyarugenge riherereye hariya. Abantu tubabasirimu pe, tubabasirimu. Ni gute umuntu w'umugabo cyangwa se ntiwamenya niba ari n'umugabo niba ari n'umugore nabikora kwiyitirira uwo muntu? Ariko ni gute umuntu abyuka mu gitondo akajya kwiyitira umuntu kugira ngo abone ukuntu abaho? Cyangwa se Fata ku mavuta nawe n'indi content yabonye avuga ati, reka ibi bintu bivuge kugira ngo mprovoke n'abantu. Erega nawe bakeneye kongera kugira ngo avuge. Ni true story, abakeneye kongera kugira ngo yongere avuge. Ariko nabyo byanashoboka cyane ko muri minsi ujya kubona itangazo ngo ryitanga akazi, ukibaza umuntu waritanze ukamubura. Bagabasaba amafaranga ya registration cyangwa ejo bundi hari ahantu nabonye bari kuvuga ngo abantu ngo bashaka kujya muri Canada applying. Maze kwa applying, reka mbatere story. Maze kwa applying uzi ikintu cyakurikiyeho, bese bambwira ngo ndishyura amafaranga 43,000 ngo bya serivisi yo kumuza ngo na ambassade yo muri Canada. Urumva icyo kintu? 43,000 ngo byo kumuza na ambassade yo muri Canada. Tuvugisha ukuri, abo saba escoro iyo nza ko bibaha n'iki cyari gukurikira, bari kumbwira tubigiye kwishyura 150 tugushakire passport mu munsi umwe, kandi ubundi mu bisanzwe passport tuzi ko ari 100. Abantu baba bateka mutwe bo barahari benshi, ndetse abantu bafite wese afite uburyo bayeho n'akazi akora kugira ngo abeho. So ntabwo abo ngabo twabibahora, gusa natwe ubwacu tugomba kujya dukanguka tukamenya ngo abantu bari gushaka amafaranga mu buryo butandukanye. Ahubwo se
iyi nkuru dukomeze yego dukomeze. yego Hari indi nkuru nakomeje kugenda mbona ibintu amafoto yagiye acicikana y'umuhanzi Ruti Joel ku buryo yaguze imodoka yari ya Ivan Buravan, kuko ngo bari inshuti cyane, ngo bavuga ko bari inshuti cyane nyine bari aba best friend niko nabivuga, aho yayiguze kugira ngo ibe wumve ko iriya modoka yari ikiri kwa Buravan, yari igiparitse iwabo mu rugo kwa Buravan. Buriya niho Ruti Joel yayikuye, kuko mu kuyigura Ruti Joel yagiye kwa Buravan, sibyo? Imana imuhuruhuko ridashira Buravan, yagiye kwa Buravan ayisabira papa wa Buravan. Urumva iriya modoka bari barayise ni nkongi cyari kivugo cya Buravan, cyari kivugo cya Buravan, ngira ngo abazi Buravan cyane murabizi. Aho byakomeza kuvugwa yuko Ruti Joel yaguze iriya modoka, kandi koko nibyo, aho yayiguze kugira ngo ikomeze ibe nka souvenir cyangwa se akomeze imodoka ya Benz Mercedes. Yes, yego Benz Mercedes nziza, imodoka nziza cyane. Yari gikomeye, wabona ko rwose nubwo yari ikiri hari iparitse ariko bayitagaho. So bivuze yuko uno muhanzi yagaragaje umutima ukomeye ndetse n'urukundo ruri hejuru cyane kuri famille ya Buravan ndetse no ku bafana be, byagaragaje yuko akiri kumwe nawe mu rugendo rw'ubuzima. Ibi ngibi ni n'ikintu cyiza, dushobora nko kumva tukumva byaba byiza, kuko ndatekereza yuko yenda nk'urugero nk'ingofero za Jay Polly yambaraga, amashanete, ndatekereza ko bigihari. Biracyari cyane. Tukumva nk'ingofero yenda Jay Polly yaguze nk'ibihumbi 10, tukumva ko hari umuntu wayiguze miliyoni. Cyaba ari ikintu cyiza. Tubonye nk'ingofero ya Jay Polly yambaraga, tukabona umuntu wayiguze miliyoni, iyo miliyoni yafasha abana be. Kuko iki kintu tutagitekereza, ari ikintu yakungura ku bana be. Cyaba ari igitekerezo cyiza cyane, ngira ngo n'abandi bantu badukurikiye barabyumva, bakomeze gukora share, comment. Ibi ngibi turagira ngo tujye tugana kuri showbiz y'ibintu byakubaka iyi showbiz nyarwanda. Jay Polly afite abana 2. Kubera iki inkweto yambaraga ya Jordan cyangwa se inkweto ya Sneakers yambaraga mutayizana ku isoko, umuntu ayigura ibihumbi 500, ayigura amadolari 500, 700, igihumbi cyane rwose. Why not? Amafaranga agirira abana be, nduzi ko bageze no mu mashuri makuru, mu masegonderi, kugira ngo amafaranga be yabafasha. Cyaba ari ikintu cyiza, cyaba ari ni igitekerezo cyiza B1 uzanye, ngira ngo n'abantu benshi baragenda babyumva. Hari buriya dushaka kuvuga ibintu nk'uko nguko, ariko ndabizi neza ko abantu bagenda babibona ari abantu batandukanye kandi benshi, ndetse bari ahantu hagiye hatandukanye. So ngira ngo ndizera yuko bizanakurikizwa. Iki cyaba ari igitekerezo cyiza mu gihe biramutse bibaye. Ndizera ko iki kiganiro kizakorerwa n'ubuvugizi cyangwa kizakomeza gusharinga. Muzagisharinge niba tuvuga ko Jay yari umukunzi wa hip hop, kubera iki tutabimugaragariza cyane rwose. Niba twaramukunze, twarumvisha imiziki ye, yaratugiriye akamaro, natwe tumugaragarize, sibyo? Ndabizi yuko bimwe mu bintu bye yakoreshaga umuryango w'ibikibibitse cyane rwose, babizana none se ntabwo ubona ibintu bya Michael Jackson babizana ku isoko bikagurwa. Ntabwo urabona ibintu bya Maradona babizana ku isoko. Hari impeta ya Maradona, hari banki yo mu Butaliyani Maradona yari yaragujije amafaranga, noneho iyo banki yafashe impeta ya Maradona, baravuga ati Maradona he is a superstar, yatwaye igikombe cy'isi cyo mu 1986. Kubera icyo umuntu tutafatiye impeta yambaraga ngo tuyishyire ku isoko turebe amafaranga yavamo, ko tutakishyura mu madeni yaradufitiye. Nubwo buryo rero Maradona bamwe mu bantu yari afite amafaranga bagendaga bishyura, ariko tubihereye hehe? Tubihereye kuri inkongi, I mean kuri imodoka ya Buravan bita nkongi cyane, yaguzwe na Ruti Joel, yayiguze ni wabo wa Buravan, bigizwemo uruhare na papa wa Buravan we mwemereye, wamuhaye uburenganzira mu kugura iyi modoka cyane rwose. Abwo ntarajye kure, ntabwo nshaka kwibagirwa kuri iyi nkuru akiri kare, ku nkuru imaze iminsi ivugwa ndetse twarayivuze hano kuri Trof TV Rwanda, ku bijyanye na ya mpano ku bintu byamubayeho, byabaye byiswe nk'ihohoterwa. Byagiye bivugwa yuko ya mpano iriya video yasohowe n'umushuti we cyangwa se n'uwahoze Pazo baramufunze. Pazo ari mu maboko ya RIB. Yego gukomeza. Nk'uwahoze ari inshuti ye cyane magara, ndetse ari na manager we witwa Pazo, bagiye bapfa utuntu tugiye dutandukanye kugira ngo batandukane. Ya mpano sinkuciye mu ijambo, ya mpano aragira ati byabaye ihohoterwa rikomeye kandi ribabaza. Ya mpano avuga ku byo Pazo yamukoreye. Ya mpano
akomeza avuga ku mashusho nyine arimo atera akabariro umushuti we Pazo yagize gute yashyize hanze bivugwa ko neza yuko Pazo yari yaratije telefone ya mpano iPhone 13 Pro Max mu gihe ya mpano telefone yari ifite ikibazo biza kurangira uyu Pazo akoze kopi ya telefone ya iPhone 13 yari yaratije ya mpano ayikorera kopi mu yindi telefone yari afite buri kimwe cyose aragitwara. Urabizi ma telefone abarimo za Gmail ngira ngo urabikoresha za Google Photo ibintu byose bari kuri email nubwo buryo yamwibye buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko uyu Pazo muri industry yo mu Rwanda arazwi cyane ko ari umuntu ugoranye, ari n'umuntu ntazi ikibazo afite kwegeza kugirana n'ikibazo na Yago yamusibishirije YouTube. Ndumva sinzi ikibazo yateje muri YouTube ya Yago, YouTube irayifunga. Imaze kuyifunga byagenze gute? Uyu Pazo nibwo RIB yamuhamagaraga ibibazo bye na Yago birakemuka. So rero uyu Pazo ari mu maboko ya RIB ariko rero ni hohoterwa. Oya nizera ko Pazo ahantu ari hose ndizera ko ibintu yakoze bitari byiza ndetse n'inshuti ze nago ndizera ko abantu batapfa kumushyigikira. Leta y'u Rwanda izakomeza kugenda imukurikirana ndetse izakuriperereza tumenye niba ari koko ari Pazo cyangwa se nabyo byashoboka ko yanabeshyerwa rega cyane rwose. Ugasanga nawe telefone yarayigurishije cyangwa se yaranayitanze ugasanga ibintu byagiye hanze cyangwa se nyiri gutunga telefone cyangwa kugura telefone ugasanga niwe wabishyize hanze. So ibyo byose bizagenda bimenyekana. Reka twizere ko cyangwa se RIB ubugenzacyaha buzakomeza kutubwira uko bimeze. Uko bimeze. Jibi tukirimo turihuta sinzi niba nakugezaho inkuru ya Ishimwe Rikari na Kasuku. Ishimwe Rikari ni umusore ukora kuri SKFM. SKFM ejo bundi nari nanatembereye ngira ngo narakwetsa amafoto cyane rwose. Ndi kuganira n'ushinzwe recruitment, ndi kuganira n'abantu baho. Iyi SKFM ikora hariya Kicukiro. Ni y'umuherwe bita Sam Karenzi. Iyi SKFM ikoraho uyu Ishimwe Rikari. Ishimwe Rikari rero akaba agirana ibibazo na Kasuku. Uyu Ishimwe Rikari rero yaje kwitabaza urubuga rwa X ari rwahoze ari urwa Twitter, yitabaza umukuru w'igihugu His Excellency PK Paul Kagame. Aragira ati hano nyamuneka nyakubahwa Perezida wa Repubulika atidukiza umuntu bita Kasuku. Ati ni wa muntu tuvugaho ibintu bitandukanye atariko ni wa muntu nanone turegera izindi nzego bigafata ubusa. Ibi ukibaza Ishimwe Rikari yagiye kwandika ino tweet yo gutabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntago yatarutse inzego. Biwani sinzi niba ntaguciye mu ijambo ariko bigaragara yuko ashaka kuba yaragerageje koko kuba yatanga navuga nk'ibibazo cyangwa ikibazo cye. Yamusabye ko ngo yasabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yamurenganura. Buriya kugeraho umuntu ajya gutekera uri hejuru afande ko u Rwanda tuzi ko dufite afande umwe wacu dukunda cyane muzehe, kugira ngo agere kuri uru rwego bivuze ko hari ibyo yagerageje byanze, sibyo? Buriya nta mugabo utakira ubusa. Ntawe pe, ntawe rwose. Turabizi twese turabizi Gasuku ntawe umwanga, ni umuntu wacu. Big respect kabisa ku musaza, ariko hari aho buriya hari imvuga ajya agira zitari sawa cyane ushaka gusanga yaranakoresheje kuri uwo muvandimwe wacu. So ni ibintu bizagenda bikurikiranwa nabyo, ngira ngo uriya we turamuzi mu wacu. Jibi turimo twihuta, reka tugaruke kuri aya mashusho y'uwo bita Niyo Bosco yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, ari gukorana ikiganiro n'umwe mu banyamakuru bakorera kuri YouTube. Ni mugenzi wacu arimo amwereka amafoto amubwira ati bavugaho ibintu bingahe. Aya mashusho yaje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati burya Niyo Bosco arareba, kuko bamwerekaga amafoto akayareba. Urumva icyo kintu? Bamwerekaga amafoto akayareba. Abantu baribaza bati burya Niyo Bosco yatwihishagamo.
ibyo sinzi niba utarabibonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo ku cyumweru Niyo Bosco yagize icyo abivugaho. Yavuze ati kereka umuntu udashishoza ntago nakifuza kuba impumyi nanjye, atahubwo cyangwa se ntago nakifuza kuba ufite ubumuga bwo kutabona. Ati nanjye kiriya kiganiro barakiditinze, niko avuga. Ariko mu by'ukuri Niyo Bosco bamwerekaga amashusho agasubiza. Sinzi niba utarayabonye amashusho. None se tuvuge se ko wowe kuri side yuko Niyo Bosco rero Niyo Bosco ntago nabihamya, nanjye yaramvanze. Birumvikana kuko ntago wabwira impumyi ngo uyu ninde kubwire izina ry'umuntu ko kabigarukaho se ko ngare editing kandi muri kiriya kiganiro urumva mu bintu nize harimo ibya software, ibintu byo kwiditinga ndabizi, sibyo? Ariko muri iyi video ya Niyo Bosco nta bintu byo kwiditinga byinshi birimo. Oya, Niyo Bosco rwose baramwereka agasubiza. Ariko ibyo ari byo byose wasanga barandori bigira ubusa cyangwa wasanga ari nawe kuko Niyo Bosco bajya bamuhamya ko nyamara rero Niyo Bosco bajya bamuhamya kareba pe kuri tuzakumenya sanga Jibi. Tujye mu makuru yo muri East Africa cyangwa tube tugumye mu Rwanda gakeya, banze ngugeze kuri inkuru ya Kivumbi King na Mike Kayihura. Bateguje igitaramo cyo kumvisha abakunzi babo EP bise Installation, baherutse gusoza. bizabera he? Ni muri Kigali Universe. Ni muri Kigali Universe. Ni EP y'indirimbo 5 Kivumbi na Mike Kayihura bakoranye, yasohotse ku itariki ya mbere z'uku kwa 11 2025, igizwe n'indirimbo zirimo Maria, Close, Kill, With Love, Mama na Somebody Else. Ariko Kivumbi azi kuririmba. Kivumbi ni umuhanga. Even the Gangster na Mike Kayihura ni umuhanga. Yes, bose ni abahanga. Bano batipe n'abahanga. Niba ushaka kumva umuziki mwiza wabishakira kuri aba niga. Yes. Kivumbi we ni indi level. The Gangster. Aka gashoti arigenza agakatamo The Gangster azadusure muri Truth TV Rwanda. Bya bitwaye cyane rwose. Kwe kimutaza ngo Truth TV Rwanda tuhatwike. Turizera neza ko ibintu tugiye kubishyira kuri indi level, tugiye kujya dutumira abahanzi. Tuvuge buri cyumweru buri Sunday night tugiye tuzanamo umuhanzi umwe. Nkuko nguko ino EP bagiye kuyisohora, tukaba twatumira Mike Kayihura cyangwa se Kivumbi King akaza twatuganira. Muze gushyira muri comment umuhanzi mwifuza yuko twabaza ninde twabanza kubazanira. Ubundi tuye duhuza turi benshi cyane buri cyumweru kuri Sunday night kuri Truth TV Rwanda. So GB turimo twihuta twajya mu makuru yo muri East Africa cyangwa se mbanze nkutembereze gake ya ndirimbo zo mu Rwanda. By'umwihariko hari ikintu cyako tugarukaho. Abantu baravuga ngo views z'indirimbo zarabuze abahanzi, ariko iyo turebye mu Rwanda views zirahari. Oya, views zirahari. None si indirimbo mu byumweru bibiri ishobora kugira hit kaba ifite muri 1M views mu Rwanda zirahari. Bahanzi mukora indirimbo nziza, views zirahari. Uzi kimenye yakomeza. Abanyarwanda tubahereza ibintu byiza, views ntago bazazitwima. Bazi kwima gute? Reba nk'indirimbo bita reka mere kuri Run Up, sibyo? Run Up ya Tsunami official. Iyi ni indirimbo iri official music and video. Ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda ifite miliyoni 9 zirenga. Wow. Si views nyinshi? Ni views nyinshi. Reka njye ku ndirimbo y'umuhanzi bita Bermuda ya Davis D. Iyo ni indirimbo ifite views miliyoni 3,500,000. Wow. Turimo turajyana. Ubwo abanyarwanda bari kwitwara neza cyane. True story. Ambo, reka tujye ku ndirimbo y'uwo bita Fina ni ya Calvin Mbanda. Fina ifite miliyoni 2,700,000. Wow. Turimo turajyana. Bivuze ko mu muziki wo mu Rwanda uri gutanga icyizere. Urimo uratanga icyizere. Reka tujye ku ndirimbo bita Si Byanjye ya Yampana. Ifite views miliyoni 5,200,000. Views mwaziburiye bro.
mwakoze ibintu byiza mukora ibintu byiza reka tubashyigikire zirahari nkomeze se cyangwa ndekera nta kibazo rwose dukomeze. hari indirimbo yitwa iya Okama bita iya Lona nayikubwiye ifite miliyoni 2 sibyo. hari indirimbo izi ngizi nayo nazikubwiye even reka tujye ku rwego mpuzamahanga sibyo. mbere yuko njya ku rwego mpuzamahanga reka nsoreze kuri iyi ndirimbo ya Ivan Buravan big time. Ivan Buravan twamugarutse muri kiganiro cyacu Imana imuhiruko ridashira ifite miliyoni 4,900,000 ni miliyoni 5 urumva zigiye kuzura. Ni ikintu cyiza. indirimbo bita Isheng ya Lil Jon na Jay Polly ifite miliyoni 3,500,000. turajyana indirimbo bita Big Man reka njye kuza abanyamahanga yenda mbanyuremo nk'eshatu cyangwa enye sibyo zifite views nyinshi. hari indirimbo bita Let Her Go ya Passenger yes iri muri billion 4. wow. reka tujye ku ndirimbo bita Billie Eilish ya Khalid I mean ni bayita Lovely ya Billie Eilish na Khalid ifite billion 2 I mean billion 2 na miliyoni 300. wow. reka tuze kuri iyi ndirimbo ya Zayna bita Dusk Till Down ifite billion 2 na miliyoni 300. billion 2 na miliyoni 300. dusorese kuri iyi ya Maroon 5 bayita Girls Like You featuring Cardi B billion 4. that is good. n'abanyarwanda ndizera ko hari igihe tuzasanga hari umuhanzi ageze muri 1 billion kubera Imana. birashoboka. ni indirimbo nziza kuko inyinshi zabari abatipe bo muri Western tunazumva tutanumva ibyo baririmba ariko views tukazibaha. so rero nanswe ziwacu. reba indirimbo ya Amalon. hari indirimbo ya Amalon yasohoye indirimbo iryoshye yitwa bayita reka nze nyirebe kuri YouTube indirimbo iri kubica sibyo. ni indirimbo imaze kugira miliyoni 1,700,000 views. nta ni ukwezi kumwe. that is good thing. GB turimo twihuta tujya muri East Africa. ndizera yuko tuze kugaruka mu gice cya kabiri tugiye twambukira hirya y'imipaka turebe amakuru ahari muri East Africa. ntago ari amakuru menshi cyane ariko muri East Africa arahari. turebere Bobi Wine turebe amakuru ya Bobi Wine ndetse turebe no muri East Africa no muri Amerika muri rusange tuganireho gakeya. nta kibazo okay. GB turimo dusoza aya makuru rero ngira ngo twagaruka ku nkuru ya Bobi Wine. Bobi Wine muri Uganda urabizi ari kwiyamamaza. ngira ngo warabikurikiranye ni campaign warikurikiranye wabaye Uganda imyaka myinshi ariko urabizi ko umugore wa Bobi Wine Barbie Cyagulanyi avuga ikinyarwanda. ni muri ubu buryo rero Bobi Wine yaje kwiyamamaza muri ibi bice byegeranye no byazanunga muzahe. urakoze cyane. yavuze ikinyarwanda aravuga ati byanjye byose Barbie ni ubizi nabibabwire byose mu kinyarwanda cyiza. Barbie rero ahita mukorera mu ngata avuga ikinyarwanda ugira ngo umugore wa Bobi Wine warakivuga. nabonye by the way umugore wa Bobi Wine n'umunyarwanda ntabwo ko ari umunyarwanda cyangwa se nimba ari n'umunyarwanda ariko afitemo amaraso wenda 40 iyo kuba ari umunyarwanda. so avuga ikinyarwanda neza cyane. avuga ikinyarwanda abantu mutabizi mugende murebe ama interview yiwe. hari naho nagiye mbona arwana n'inzego zamwinjiriye zamusanze iwe mu rugo ababwira ati abwira OC n'umukuru wa polisi ati ndakuzi iri gukora ntabwo bizakugwa amahoro abimubwira mu kinyarwanda. amavideo yagiye aba popular so ibintu nk'ibyo ngibyo. so rero byatunguye abantu benshi bumvishe Bobi Wine ari kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda mu kwiyamamaza ko ngira ngo warabikurikiranye kandi biriya bigaragaza icyizere ku banyarwanda bari Uganda cyangwa se n'abateganya kujyayo. bigaragaza yuko igihe no muhanzi azaba yayoboye igihugu cya Uganda n'abanyarwanda bazagira n'ubundi abanyarwanda bizamera nk'uko Museveni n'ubundi ariho. ubona ko bazaba abantu bisanga cyane na Bobi Wine biramutse bibaye
ku bw'amahirwe akafata ubutegetsi rwose. abanyarwanda bakisanga Yego. muri politike ye nuko ya GB turimo dusoza rero sinzi niba hari indi nkuru dufitiye tugasoreza kuri Eddy Kenzo. twajya ku Eddy Kenzo Umuhanzi wo muri Uganda Eddy Kenzo yahishuye ko sosiyete zikomeye cyane zo mu mahanga zicuruza umuziki harimo nka Sony Music, harimo Universal Music ndetse niyo bita Warner Music and Design. Abangaba bamusabye ko bakorana ariko abatera utwatsi. Uyu muhanzi Eddy Kenzo ni ukuvuga ngo yavuze ko ubwo bamuhaga kampani ya Warner Music yamutumizaga cyangwa se yagiraga ngo bakorane yamuhaga miliyoni y'idolari n'amafaranga menshi cyane ku bahanzi n'amafaranga menshi ku bahanzi bo muri Afurika ku bahanzi bo muri East Africa no muri Afurika muri rusange aba ari amafaranga menshi cyane kuri we avuga ko nubwo ari inzozi za buri muhanzi ariko benshi muri abo bahanzi baba batazi igikubiye muri ayo masezerano urumva ariko yahisemo kubitera utwatsi ariko yiyemeza gukomeza kuba umuhanzi wigenga warije kumbwira usibye no kuvuga ngo wenda ngo condition babaha n'ikiyego baraziba kandi wamugani abahanzi benshi bamwe inzozi zabo bari kuba basanyininga ayo contract n'izo companies zikomeye cyane nka ziriya ariko ibyo bari bugusabe ari gihe usanga utari bubibasha ariko ikindi nanone ndibuze kugarukaho ntabwo turi buze kwirengagiza yuko Eddy Kenzo ayo mafaranga asanzwe ayafite buriya miliyoni y'idolari ayifite Eddy Kenzo arayifite sure Eddy Kenzo ndabizi wabaye Uganda cyane Eddy Kenzo afite amafaranga y'umugore we bombi bafite amafaranga umugore we ni ministry umugore we Eddy Kenzo ariko reba nko kubona mu Rwanda dufite abahanzi baba ministry abahanzi bafite abagore baba ministry byaba ari byiza ibyo ntarya Tom Close ni doctor nagaragera harya kuri ariko ntagaraba ministry ariko buriya bizaza ya ni gihe kitaragera GB ngira ngo twasoza nta kibazo twasoza B1 ni byiza byari byiza cyane uyu munsi twaganiriye ibintu byinshi bitandukanye turi kubanyuriramo twaganiriye ku makuru agiye atandukanye twaganiriye kuri fata ku mavuta aho avuga ngo baramwitirira aho ari mu igororo rya Nyarugenge tuganira no kuri Ruti Joel waguze imodoka Ivan Bravan yego bita inkongi cyane twaganiriye no ku modoka za mwarimu Clement aho yagiye gushyingurwa ariko bagasanga mu rukerera rw'uyu munsi imodoka ze zamenaguye ibirahure ukibaza se umuntu wamuteje kwiyahura aracyari kumushinyagurira nabyo nibyo kwibaza tuganira no kuri ya mpano ndetse na Paz wahoze ari manager we bahoze bakorana ashyira amavideo hanze amwambika ubwambure induru ziravuga ngira ngo twavuze no kuri Rikari wavuze kuri Kasuku atabaza umukuru w'igihugu so ngira ngo si ibyo ngibyo mu mahanga twavuze kuri Bobo Wine ukiyamamaza muri Uganda tuvuga no kuri Eddy Kenzo tuvuga no kuri Eddy Kenzo GB reka mushimire nta kibazo B1 murakoze wakoze cyane ikiganiro kuri Truth TV nakagaruka mukanda subscribe mukore like mukore share comment mu bitekerezo nuhe muhanzi twazazana nibiki twajya tuganiraho nyuma y'ibi ngibi mwakoze cyane GB ariko B1 yes aka kana ngo nagenda nakavuze kuba abamotari babyibushye mugenda musurira abagenzi oya rwose unyibukije umumotari wageze kuntwaraho afite nk'ibiro nka 80 ariko yankubise ikintu cy'ikigaze ndahindukira kasike nshaka kuyita mu muhanda hari sayizi zitabera abamotari babyibushye rwose mukore siporo abamotari mukore siporo ugasanga urumotari ngiye kwishyura ibiceri byanjye niwe wicaye ahantu hanini uri kumva wantendetse wagira wantendetse rwose niko bimeze abamotari mukore siporo mukore siporo n'abamotari badafite isuku mukoremo agasuku kuntu Kigali ahantu iri kwerekeza nimureke kuduteza hari n'ukuntu agurana ka deodora n'agaparufe yamara kwitera ayo mazi agakubitamo na ka parufe ukumva ni smart cyane rwose GB imodoka se bimeze bite imodoka ni sawa uyu munsi rero bakiya banjye beza mbafitiye Leopard imodoka y'umunsi ni Leopard 5 ni plug-in hybrid ni imodoka nziza cyane iri nabo ndi buvuga igiciro cyayo ku bantu bakeneye igiciro baza kumamagarira kuri 0798 11 29 55
noneho iyo modoka bivuze ko iyo modoka ishobora gukoreshwa n'umuriro. Ni SUV, iyo mvuze SUV ni nk'ijipe. Ni imodoka Ni nk'ijipe. ni imodoka nziza y'ijipe, aho ifite turbo charge 1.5 liter. Urumva ni imodoka nziza cyane, aho ndibuze kuguha garanti y'imyaka 3 n'ibirometero 100,000. Ya mwemereye ku Gishushu, abakeneye ibindi bisobanuro ndetse n'amafoto B1 hano aragenda yashyiraho. Iyo modoka muraza kuza kuyibona, ni imodoka nziza cyane, muyikoreshe ku bantu bayikunda, ku bantu bafite abashuti b'abasirimu. Nyebi wakoze cyane, namwe mwakoze B1. reka dushimire abakunzi ba Truth TV, Imana ibahe umugisha, mukole subscribe, like na share.